Reka tugusuhuze twifuriza ibihe byiza wowe udukurikiye umunsi ku munsi ku rubuga rwa Kigali Zoom. Ni amakuru agezweho kuri uno munsi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2025. Umurambo w'umuntu utaramenyekana wamenyekanye mu mugezi wa Nyabarongo uri mu rwasaya rw'ingona irimo kuwurya. Abantu bagerageje kwegera aho iyi ngona yari iri ihita yibira mu mazi barayibura. Iyi ngona yagaragaye tariki 25 Nzeri 2025 mu gice cy'umugezi wa Nyabarongo iherereye mu mudugudu wa Kamoza akagari ka Kagina umurenge wa Runda. Abaturage babonye iyi ngona iri kugendana uyu muntu mu mazi bahise batabaza inzego z'umutekano baje ihita ibikanga yibira mu mazi ijyanye n'umurambo. Umuyobozi w'urwego rwunganira mu gucunga umutekano mu turere DASSO watabaye mu ba mbere witwa Nsanze Amahoro Pierre yavuze ko ubwo hagaragaye iyi ngona yavuze ko yiboneye iyi ngona mu mazi ifite umuntu mu rwasaya ariko igahita yibira mu mazi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hasani nawe yatangaje ku kinyamakuru ko bakibimenya bahise batangira ibikorwa by'ubutabazi bashakishe umurambo utaramenyekana inkomoko n'imyirondoro. Ati Post RIB bahise bajya ahabereye ibyago kugeza ubu ngubu rero ntago barabasha kumenya uyu muntu nimba yari umugore cyangwa se umugabo cyangwa se ngo babone imyirondoro ye muri rusange, gusa baba bemeje ko cyangwa se babasezeranyije ko bari bukomeze gukurikirana imyirondoro bamenye umurambo ese yaba ari uwahe. Ahasanzwe hanyura amazi yazwi nk'umugezi wa Nyabarongo, abaturage bahaturiye ubwo bazindukaga mu gitondo ngo kugira bajye kuvoma amazi bifashishe uturimo twabo tw'amaboko nk'uko basanzwe babigenza. Muri rusange batunguwe no gusanga amazi asa ukumureba. Nyemerera nkunyuranyurire muri yano makuru ndetse nkubwiye n'icyaba cyabiteye turebere hamwe ese ibiri kugenda biva he ndetse bijya he. Urasabwa kuba wanyereka ko tugeze kuri uno munota tukiri kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Nyaboneka ni ukukwinginga kugira ngo turebe ko twakomeza kugenda twaguka tukaba umuryango mugari. Urasabwa kuba wafungura iyo buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe, warangiza ukanasharinga nk'inshuti zawe zigera kuri 3 cyangwa 4. Uraba ugize neza cyane. Nyemerera turebere hamwe rero iby'aya makuru aramutse avugwa muri iki gitondo cyo kuwa gatanu ku itariki ya 26 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Nyemerera umpereze ikaze nanjye nguhereze umwanya nkunyuranyurira muri aya makuru akomeje kugenda ayobekana ku buryo bukomeye cyane. Reka nguhereze ikaze ndetse mitene nakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse imirimo yawe ukora yose ikomeze kugendekera neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Muri kino gitondo nibwo abaturage basanzwe batuye aho ari amazi y'umugezi wa Nyabarongo asanzwe aca mu mugezi wayo bazindutse mu gitondo kugira ngo bagende batore amazi yo kwifashisha mu turimo twabo twa buri munsi nk'uko basanzwe bagenda bakavomaho amazi yo kwifashisha muri rusange. Batunguwe cyane ndetse bamwe batangira no kuba babagiraho ingaruka byo kugwara ihahamuka ubwo bageraga ku mugezi bagasanga usa ukunguku namwe mubona kuri screen zanyu nk'uko nabiberetse cyangwa se nk'uko nabibabwiye kuri titire. Byatunguye benshi muri bo kugeza n'ubu ngubu bamwe ntibarabyakira ibintu bikomeje kugenda biri kuba. Bamwe bari kuvuga ko ashobora kuba ari amarozi, abandi bakavuga ko ashobora kuba ari umuburo, abandi bakavuga ko ari ibitangaza. Ariko nje hano kugira ngo ngusobanurire turebere hamwe iby'aya makuru tuyave imuzi n'umuzingo. Ariko nyaboneka ari nako nkomeza kugenda nkwisabira kuba wanyereka ko ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe uneze amatwi ubicishije mu buryo bwo kuba wafungura iyo buto ya subscribe, warangiza ukanafungura n'inzogera kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose tuzanye amakuru akomeye cyane cyangwa se update nk'izi ngizi aje akugeraho mu ba mbere kugira ngo bajye babiguhereza muri notification. Ngaho reka nkwihereze ikaze nawe umereze umwanya ubundi nkunyuranyurire muri ano makuru akomeje kugenda agarukwaho kugeza kuri uyu munota. Ubwo umuturage yari afite gahunda byaye byamaraye ku mutima ko ari bubyuke ajya kuvoma amazi menshi cyane yo kuba yakifashisha mu bworozi bwiwe, dore ko yari asanzwe yoroye amatungo y'inka agera nko kuri amasho 3. Nibwo yabyutse mu gitondo afata abakozi be abashyira ku nzira kugira ngo bajye kuba bazana amazi bahereze inka ze kugira ngo zikomeze kugenda ziri kugubwa neza. Byabatunguye cyane ubwo bahingukaga bagikubita amaso ku mugezi babona ibintu byahinduye isura.
bahatura babanje kugira ngo ntibareba neza cyangwa se ngo bo barabaroze, bahamagara na bagenzi babo ngo baze barebe ibyo ari byo. Nabo bakihagera bakubiswe n'inkuba ubwo basangaga amazi yahindutse umutuku arimo aratemba asa n'amaraso. Byari bigoranye cyane kugira ngo buri muturage wese uhageze aje kuba yakiyumvisha ibintu biri kubera kuri uyu mugezi, ariko abenshi bahageraga basobanuye ko bagiye kuba bagaragaza icyatumye amazi aba ahinduka gutya. Nyemera nkwereke ikintu nyamukuru cyatumye amazi aba yahinduka gutya, dore ko twaganiriye n'abahaturiye benshi cyane bazi ibisanzwe bibera kuri uno mugezi. Biravugwa yuko mu gashamba kari imbere ho gatoya aho amazi aturuka hari abantu bamaze iminsi igera ku kwezi basanzwe bahakorera amasengesho akomeye cyane. Biravugwa yuko bari bamaze amajoro atari makeya barara bahasengera, ashobora kuba ariyo mpamvu amazi yaje kuba yahinduka gutya, kugira ngo Imana ize kuba yabereka ibitangaza. Ubwo ishobora kuba ariho yigaragarije no ibi bintu ntabwo bisanzwe. Biravugwa yuko aba bantu nabo bakomeje kugenda bashakishwa kugira ngo baze kuba basobanura ibintu basengeraga aho ngaho muri ako gashamba, kuko ibi bintu ntibisanzwe. Nyaboneka ibi bintu ntabwo bisanzwe, dore ko abakomeje kugenda babyumva bose ndetse banabibona bakomeje kugenda bavuga ati natwe tubiburiye ubusobanuro. Ushobora kuba aribwo bwa mbere wumvishe ibintu nk'ibi ngibi bikomeje kugenda bibera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ahazwi nko mu mujyi wa Kigali naho hakomeje kugenda habera ibitangaza bikomeye cyane. Nyemereze umwanya nanjye nguhereze ikaze nkunyuranyurire mu makuru yose aba yiriwe avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho, dore ko tujya tunibanda no kuri politike ndetse na diplomasi mu turere tw'ibiyaga bigari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho. Reka nyaboneka nkwisabire kuba wakomeza kunyereka ko turi kumwe, wowe ugeze kuri uyu munota utarafungura ibuto ya subscribe ukaba wayifungura kugira ngo unyereke ko dukomeje kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Reka nanone mpite nguhereza ikaze nawe ugeze hano muri kano kanya, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nkwibutse ko ugeze kuri channel ari ubwa mbere ko igihe ufite igitekerezo cy'uko ari amakuru twakugezaho nk'uko ubyifuza, ubisiga muri comment ya video twakoze, ubundi tukakunyuranyurira mu makuru aba akomeje kugenda agarukwaho kenshi cyane, cyangwa se amakuru tuba tuvuye gushaka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, tukaza tukayabagezaho kugira ngo twese dukomeze kugenda tunogerwa n'amakuru aba agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho, dore ko aba ari update news nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Rero hano kuri uno munsi wo kuwa gatanu ku tariki ya 26 ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025